Shalom kuri wowe uje kuri Senga Ubohoke, habwa umugisha, tuguhaye karibu. Tugarutse kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo rinjeho kandi rigikomeje kuvuga ku bitangaza bibonerwa mu maraso ya Yesu Kristo ku wayizeye. Imirimo n'ibitangaza iboneka mu maraso ya Yesu Kristo kuyizera. Twavuze ku bintu bitanu, uyu munsi tuje kuvuga ibindi birindwi. Turihuta. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, duhamagaye Umwuka Wera kugira ngo avugane na buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, amenye agaciro k'amaraso yawe, k'ibintu bitandukanye abasha gukora ku buzima bwe. Manura umwuka wawe Mwami, afungura amatwi yacu kandi afungura amatwi ya buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, yumve, asobanukirwe kandi ajijuke, kandi mu ijambo ry'amaraso yawe yakire ubuzima, yakire kubaho. Urakoze ko mu ijambo ryawe uyu muntu uje hano ari bwakire kubaho kandi ari bwakire ubuzima. Amashimwe n'icyubahiro bibi byawe, ni mu izina ry'Yesu dusabye twizeye, amen. Amaraso Yesu Kristo arimo ubuzima, tuyakuramo ubuzima kuko Yesu yavuze ngo umuntu wese unywa amaraso ye afite ubugingo. Imana iguhe ubwo buzima mu izina rya Yesu Kristo. Kandi wibuzirikana ko Yesu yavuze ngo yaravuze ngo umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura, ariko yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwuzuye. Mu maraso Yesu Kristo rero harimo ubuzima bwuzuye, harimo ubuzima bushyitse, harimo ubuzima buri kure y'imbaraga z'abadayimoni. Abadayimoni badapfa kuvogera uko biboneye, imyuka mibi idashobora kuvogera uko yiboneye. Rero reka tuvuge ibindi byari bisigaye. Icyo twari ibindi birindwi byari bisigaye. Icya gatandatu rero tugiye kuvuga ko amaraso Yesu Kristo yabaye igiciro gikomeye ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo yabaye ikiguzi, ni ikiguzi cyatanzwe kuri wowe, ni igiciro cyatanzwe kuri wowe. Ni ukuvuga ngo rero mu isi y'umwuka tubasha kubona ko kugira ngo umuntu acungurwe hari ibiguzi bisabwa. Rero amaraso Yesu Kristo yatanzweho nk'iciro, atangwaho nk'igiciro cyo kugira ngo ubashe gukurwa mu maboko y'ubutware bwa Satani. Reka ngusomere ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 n'umurongo wa 28. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 n'umurongo wa 28. Uburebe ukuntu amaraso Yesu Kristo yabaye ikiguzi gikomeye cyo kugira ngo wowe ubashe gukurwa mu buretwa bwa Satani. Reka dusome rero ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 n'umurongo waho wa 28. Handitse ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso. Ni ukuvuga ngo amaraso Yesu Kristo yagutanzweho nk'ikiguzi. Waraguzwe mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo Imana yabonaga uri mu isoko, warashyizwe mu isoko, ifata ibyemezo byo kuvuga ngo reka uyu muntu mugure. Urabizi ko ikintu cyose ni ukuvuga ngo kigurwa nuko kiba kiri ku isoko. Ikintu kitari ku isoko ntigishobora kugurwa cyangwa Yesu ntigishobora kugurwa. Hagurwa ikintu cyashyizwe ku isoko. Rero uhereye igihe umwana w'umuntu yari amaze gukora ibyaha, yisanze ku isoko ryo kuba yagurwa n'Abasatani, akamwigarurira, akaba imari ye cyangwa akaba umutungo we. Yisanze ari mu isoko ryo kuba yagurwa n'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni, bakaba bamwigarurira, akaba imari ye. Nk'uko mubizi kuva kera kose dushingiye mu byanditswe, twagiye tubona ko abantu bagurwaga. Urugero rwa hafi tubona Yosefu bamugurisha
baramugurisha, bene se baramugurisha, abo bamugurishije nabo baragenda bamugurisha umugabo wo mu Egiputa. Ni ibisanzwe rero kugura umuntu mu bihe bya kera, usibye ko n'aka kanya biriho. Iyo rero uba mu mwuka ushobora kugurwa, ukagurirwa umurozi, umurozi akakugura, yamara kukugura, cyane cyane umurozi agura umuntu ryari igihe yagiye ku bapfumu, yajya mu bapfumu agatanga imfizi y'ihene cyangwa se agatanga ibiguzi runaka asaba ubuzima bw'umuntu. Uwo muntu rero abasha kugurishwa agashyirwa mu maboko ya wa murozi. Hano rero turabona ko Imana nayo yari yamaze kubona ko umuntu ari ku isoko, umuntu ari igicuruzwa. Noneho sasa ibona ko ashobora kwisanga yaguzwe na Satani. Ifata rero decision, igura umwana w'umuntu, imugura biciye mu kiguzi cy'amaraso Yesu Kristo. Wo nkurikiranye, menya yuko amaraso Yesu Kristo yabaye igiciro watanzweho kugira ngo ugurirwe Imana Data wa twese, ube imari y'Imana, ube umutungo w'Imana ihoraho. Wovugana uri hano ku gicaniro cya Sengohoke, menya agaciro ko kuba uri umutungo w'Imana, uri imari y'Imana. Niyo mpamvu ugomba gukumira imbaraga zose zakwitirira ukazanga. Ibi nubyizera, nta murozi uzakuroga ngo bikunde, nta uzakugira mu bapfumu ngo ayikugireyo kukurogesha cyangwa ajye kugusaba iyo ngiyo mu isi y'umwijima ngo aguhabwe, kuko uri imari, uri umutungo w'Imana waguzwe amaraso y'igiciro, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Reka dusome nanone umurongo wa Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo waho wa 19. Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo waho wa 19. Maraso Yesu Kristo yabaye igiciro gikomeye cyo watanzweho kugira ngo ugurwe ube umutungo w'Imana, uri umutungo w'Imana. Mu yandi magambo, ijambo riravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro kinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Wacungujwe wowe amaraso y'igiciro. Mu yandi magambo, watanzweho igiciro cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko aya maraso Yesu Kristo afite agaciro gakomeye, afite igiciro cyo kugutandukanya na za ndwara ziba ziri mu maraso yo mu miryango, afite agaciro ko kugutandukanya n'imivumo yose y'ubwoko bwose bwo mu muryango, kuko waguriwe Imana Data wa twese, ukagurirwa Imana Data wa twese kugira ngo ube imari, ube umutungo, ube w'Imana by'iteka ryose. Icya kabiri, amaraso Yesu Kristo aduhesha ubudahangarwa, akabuza marayika murimbuzi kudukoraho mu gihe ari mu kazi ko kurimbura no guteza ibyago. Muri make, amaraso ya Yesu Kristo adukiza amakuba n'ibyago biba byateguwe n'isi y'umwuka mu bice byose. Mu isi y'umwuka twamaze kubona yuko barategura bagapanga isi y'umwuka mu gice cya Satani. Abarozi bashobora gutegura, abana b'umwijima bashobora gutegura kukugirira nabi, bagapanga igihe kirekire bagambire kugira ngo basohoze umugambi mubusha ku buzima bwawe. Bakaba bazamura imizimu cyangwa amashitani, ukaba wakohererezwa amagini, ukaba wakohererezwa abamarayika b'umwijima aribo twita abadayimoni. Rero igihe wohererejwe abadayimoni kugira ngo baguteze ibyago cyangwa ngo guteze amakuba, nakubwire ngo iyo bakujeho bagasanga uriho amaraso Yesu Kristo, babona ko udahangarwa. Nivuga ngo amaraso Yesu Kristo atugaragazaho ubudahangarwa mu isi y'umwuka. Reka dusome Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo waho wa 28. Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo waho wa 28 handitswe ngo kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Reka nongere nsomere ijambo ngo kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho.
urumva iki cyanditswe kigarutse mu gihe marayika murimbuzi yari yatangiye gukora akazi ko kurimbura mu gihugu cya Egiputa, ariko hari igishushanyo cyangwa se ikimenyetso Imana yari yabwiye Abisiraheli cyo byo bagombaga gukora kugira ngo marayika murimbuzi igihe aciye muri Egiputa aje mu gihugu kurimbura ataza kugera ku mazu y'Abisiraheli. Ni ikimenyetso bari bategetswe kubaga umwana w'intama, bagafata amaraso y'umwana w'intama agasigwa ku miryango y'inzu y'Abisiraheli. Ibyo byasobanuraga iki? Byasobanuraga muri iki gihe cya none amaraso ya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo niwe wabaye umwana w'intama, niwe watambwe nk'umwana w'intama mu gihe cy'isezerano rishya. Amaraso rero yatugaragayeho, kuriho iyandiho hagatambuka marayika murimbuzi. Ashobora kuba ari marayika w'Uwiteka uje mu gihugu kurimbura, ashobora kuba ari na marayika w'ishitani, marayika w'umwijima nawe wakwerezwa mu isi kurimbura. Uyu mumarayika yabonye amaraso kuriho nta gukoraho kuko amaraso Yesu Kristo akugaragaraho nk'ikimenyetso cy'ukuru wihariye, uri umwana w'ubwami, uri umwana w'ubugingo, uri umwana wacungujwe amaraso Yesu Kristo, uri imari y'Uwiteka, uri umutungo w'Imana ihoraho. Amaraso Yesu Kristo rero aduhesha ubudahangarwa mu isi y'ubwami bw'umwijima, aduhesha ubudahangarwa mu isi y'abakonikoni no mu isi y'abarozi, aduhesha ubudahangarwa mu isi y'imbaraga z'ikuzimu. Amaraso Yesu Kristo yakugaragayeho rero, yakugaragayeho aguhesha ubudahangarwa, nk'uko mvise ijambo rivuze ngo kwizera niko kwatumye arema Pasika, ngo no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Amaraso Yesu Kristo akugaragareho yari umunsi wa none akubera ikimenyetso, kandi ashyirwe mu ruhanga rwawe no mu isura yawe, ahinduka ikimenyetso cy'ubudahangarwa ku buzima bwawe. Magini ntakongere kuguhangara, ibiheko n'ibihoherano ntibikongere kugukoraho, mivumo yo mu isi ntikongere kugukoraho mu izina rya Yesu Kristo. Mahembe nibagukubitisha inkuba n'abagukubitisha inkuba bose ntibongere kukubona mu izina rya Yesu, biciye muri aya maraso Yesu Kristo agaragara ku buzima bwawe. Icyamunani, amaraso Yesu Kristo yeza imirimo dukora. Imirimo dukora ni ukuvuga ngo imirimo dukora hari igihe kizabaho cy'urubanza, tugapimirwa cyangwa tugacirwa imanza zihwanye n'imirimo twakoze. Noneho imirimo dukora rero mu byo dukora rero yose, twebwe nk'abana b'abantu, imirimo dukora imbere y'Imana ntibiboneye. Imirimo dukora kugira ngo ibonere nuko icishwa mu maraso Yesu Kristo, nuko Imana irebera mu maraso Yesu Kristo. Ndavuga ya mirimo myiza dukora, ya yindi nawe imirimo myiza yitwa yo gukiranuka, iyo ipimirwa mu kintu cyitwa amaraso ya Yesu Kristo. Nuvuga ngo rero mu kimana aya maraso Yesu Kristo rero yeza imirimo y'abayizera, yeza imirimo y'abayemera. Reka dusome Ibyahishuwe igice cya 7 n'umurongo waho wa 14. Ibyahishuwe igice cya 7 n'umurongo waho wa 14. Ibyahishuwe igice cya 7 n'umurongo wa 14 handitse ngo Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 14 handitse ngo, ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'Imana. Nicyo gituma baba imbere y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Urumvira ijambo rivuze ngo, ndamusubiza ni mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo, babyegesheje amaraso y'umwana w'intama. Urumva, uyu ni Yohana weretswe abantu bari bageze mu ijuru, bari mu ijuru. Muri uko kuberekwa ashaka kubaza ngo aba ni bande. Noneho sasa marayika nawe aramusubiza, aravuga ngo aba nabavuye muri
urya mubabaro mwinshi, kandi bameshesheje ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'Imana. Mu yandi magambo, bameshe imirimo yabo myiza bayimeshesha mu maraso y'umwana w'Imana. Imirimo dukorera hano mu isi tuyimeshesha cyangwa se yezwa n'amaraso Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Imana itureberera mu maraso Yesu Kristo. Imirimo yose dukora ipimimwa icishijwe mu maraso ya Yesu Kristo. Urumva rero ko amaraso Yesu Kristo n'ay'agaciro, arakomeye cyane, afite ubushobozi buhambaye ku bugingo bwawe n'ubwanjye. Uyitesha rero n'utayaha agaciro kayo, ngo nta bugingo afite. Ikindi gikurikiyeho cya 9, amaraso ya Yesu Kristo ni intwari ikomeye irusha izindi zose mu isi y'umwuka dukoresha tugatsinda ibirego n'urubanza Satani n'abakozi be batujyanamo mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka abantu bisanga hariho ibirego bitandukanye. Naravuze ngo isi y'umwuka ntabwo ishobora kugufata ngo iguhane nta birego bikuriho. Murabizi kugira ngo Yesu afatwe bashakishije ibirego bamuregaga. Bamurega ko ari umwana yita ko ari umwana w'Imana, abandi bakamurega yuko yavuze ko ari umwami w'Abayuda, abandi bamurega yuko azasenya urusengero akarwubaka mu minsi 3. Nuvuga ngo bahimbye ibirego byo kugira ngo afatwe. Mwishi umwuka rero ntabwo ushobora guhura n'ibibazo nta birego, ariko turashimira Imana ko aya maraso Yesu Kristo ni intwaro dukoresha itesha agaciro ibirego byose umwanzi abasha kuturega. Reka dusome Ibyahishuwe igice cya 12 n'umurongo waho wa 11. Ibyahishuwe igice cya 12 murongo waho wa 11 handitswe ngo nabo bamuneshesheje. Ariko reka duhere ku murongo waho wa 10. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasoye gasoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi yahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'Imana w'intama, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Urumva ko iri jambo rivuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasoye gasoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi. Urumva ko umurezi wa bene data, umurezi wawe, umurezi wa bene so basenga, umurezi w'abandi mwizera kimwe yajugunywe hasi. Mu kujugunywa hasi ariko bagiye kumutsindisha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Batsinda bya birego abarega. Amaraso Yesu Kristo adutsindira ibirego kuzimi turega, adutsindira ibirego abarozi baturega, adutsindira ibirego abana b'umwijima baturega, asesa imanza zose ziba zituriho. Amaraso Yesu Kristo nukuvuga ngo rero afite agaciro gukomeye. Ndagusengera kano kanya rero muri iri jambo, amaraso Yesu Kristo atesha agaciro, asibe ibirego byose byari bikuriho kandi agukureho imanza z'abantu bagucira. Aya maraso Yesu Kristo adukuraho imanza z'abantu. Ndakwatura kugira ngo agusibeho imanza z'abantu b'abantu, izo washyizwemo n'isi y'umwijima, izo washyizwemo n'abakonikoni, izo washyizwemo n'abarozi. Ya maraso Yesu Kristo ahanagure kandi atesha agaciro izo manza. Niza zindi ujya wumva ko baba bakuvuga muri karitsiye bagucira imanza. Amaraso Yesu Kristo agukureho urwo rubanza rwose mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Icya 10, amaraso Yesu Kristo arimo isezerano ridukiza karande zo mu maraso y'imiryango. Nongere mbisubiremo, amaraso Yesu Kristo arimo isezerano ridukiza karande zo mu miryango. Ano kuvuga ngo rero adukiziye karande z'indwara z'uruhererekane rwo mu maraso, akadukiza karande za kamere yo mu miryango, akadukiza karande z'impfu za hato na hato, kutubaka no kutagira biriya byose nyine ubona. Amaraso Yesu Kristo afite ubushobozi
ubushobozi bwo kudukiza karande zose. Kubera iki? Impamvu adukiza ibyo ngibyo nuko aya maraso uyizeye amutandukanya n'umuryango mw'isi y'umwuka. Mu mubiri ntabwo agutandukanya n'umuryango, ukomeza kwitwa mwene nde wa mwene nde, ariko mu mwuka agutandukanya n'izo karande zo mu muryango n'uruhererekane rw'ibibazo byo mu miryango. Reka dusome iri jambo rero wumve ko ukuntu amaraso Yesu Kristo abasha kwanza kugira gute kwica karande y'ibyaha mu maraso ya za kamere zo mu maraso. Nuvuga ngo amaraso Yesu Kristo ikintu cya mbere akora no kwica karande zo mu maraso, ari z'ibyaha byo mu maraso n'udukamere two mu maraso. Icya kabiri rero amaraso Yesu Kristo abasha gukora akaduhindura iki? Abana b'Imana. Nuvuga ngo amaraso Yesu Kristo aduhindura abana b'Imana, aricyo cya 11. Amaraso Yesu Kristo aduhindura abana b'Imana. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya Yohana wa mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana wa mbere, igice cya 5 n'umurongo wa mbere. Aho ngaho handitswe yuko ngo uwemera yuko Yesu ari Kristo uwo yabyawe n'Imana, kandi icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kandi kunesha iby'isi ni ukwizera kwacu. Kwizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Nuvuga ngo rero amaraso Yesu Kristo abasha kuguhindura, aduhindura abana b'Imana, tukisanga twabyawe n'Imana. Iyo twizeye Yesu Kristo tukizera n'amaraso ye yamennye ku musaraba, duhindurwa abana b'Imana, tukaba tubyawe n'Imana mu mwuka. Uwabyawe n'Imana rero mu mwuka urumva afite uburenganzira bwo gutandukanywa na karande zo mu maraso mu miryango, ya myuka y'ibyaha byo mu miryango, ya myuka mibi y'indwara za hato na hato n'ibindi bya karande by'ubukene bwa hato na hato bwo mu maraso mu muryango. Iyo waje muri Yesu Kristo uvuka ubwa kabiri ukitwa umwana w'Imana. Ntago wakwitwa umwana udafite umuryango. Buri mwana wese cyangwa buri muntu wese umwana aba afite aho akomoka, aba afite uwamubyaye, aba afite aho aturuka, aba afite aho yavutse. Rero iyo wiswe umwana mu buryo bw'umwuka, no kuvuga ngo wewe ubyawe n'Imana, uri uwo mu muryango w'Imana. Kuko rero mu buryo bw'umwuka ubaye uwo mu muryango w'Imana ihoraho, urumva yuko karande yo mu muryango wo mu maraso asanzwe itagufiteho ubutware, itagufiteho ubushobozi, kuko wowe uri umwana w'Imana. Imana amahoro iguhe umugisha. Cya 12, amaraso Yesu Kristo aduhindura icyaremwe gishya. Amaraso Yesu Kristo nuvuga ngo uyizera amuhindura icyaremwe gishya. Reka rero dusome ahangaha Abakorino ba 2:5-17. Abakorino ba 2:5-17. Amaraso Yesu Kristo aduhindura icyaremwe gishya, tukitwa abana b'Imana. Abakorino ba 2:5-17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ariko reka duhere ku murongo wa 16. Handitswe ngo nicyo gituma uhereye none tutazagiraho dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho nitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse kuba bishya. Urumva ko aya maraso Yesu Kristo rero adutandukanya na babandi abo twari turi bo kera mu buryo bw'umubiri. Mu izina rya Yesu, urumva amaraso Yesu Kristo adutandukanya na babandi twari bo kera. Iyo ijambo rivuga ngo icyaremwe gishya, ikiremwa gishya, ikintu gishya ni ikintu kitarakoreshwa, ni ikintu kitarabaho, ni ikintu kiba kitarakoreshwa, kivuye mu ruganda. Ikintu kikiva mu ruganda kitarakoreshwa umurimo wari wo wose, umwenda wose utarambarwa ukiva mu ruganda
muhanda, uwo ni wo witwa ngo ni umwenda mushya, ariko wambawe ntabwo uba ukiri mushya. Ni ukuvuga ngo imodoka itarakoreshwa, itaragenda na kilometero n'imwe, ikiva mu ruganda, iyo niyo yitwa imodoka nshya. Ni ukuvuga ngo rero icyaremwe gishya, ndagira ngo wumve icyo bivuze, wowe uri umuntu mushya utandukanye na wa wundi wa kera. Rero urumva ko mu maraso Yesu Kristo tuvanwamo ibindi biremwa bishya bitandukanye na bya bindi, kuko rero tuvanwamo ibindi biremwa bishya. Ni ukuvuga ngo rero nta hantu tuba tugomba guhurira na karande, nta hantu tuba tugomba guhurira n'indwara zo mu miryango, nta hantu tuba tugomba guhurira no kudashaka k'umuryango, cyangwa se no gukenyuka k'umuryango, cyangwa se n'ubukene bw'umuryango bwabo, kuko hari ibibazo usanga abantu bacamo ariko ari uruhererekana, ari karande ziri mu maraso y'aho imibiri yabo yakomotse yavutse. Rero ibyo bihagarikwa n'igihe umuntu avutse ubwa kabiri agahindurwa mu mwuka, agaba icyaremwe gisha. Wabisobanukiye rero yuko rero mu maraso Yesu Kristo duhindurwa ibiremwa bishya bitigeze bibaho. Yeneho ibya kera rero birabagirana byose bigahinduka kuba bishya. So Imana amahoro iguha umugisha. Rero aya maraso ntasanzwe, aya maraso arakomeye cyane. Aya maraso rero adukiza indwara, icya 13 kandi cy'ingenzi ariko aricyo dusorezaho, adukiza indwara akaduhanaguraho imivumo yose. Aya maraso Yesu Kristo afite ubutware n'ubushobozi bwo guhanagura imivumo yose, akaduhesha uburenganzira bwose mw'isi, akaduhesha uburenganzira bwose mu gihugu cyo mwijuru. Aya maraso Yesu Kristo aguhesha uburenganzira bw'umugisha uva mwijuru, agukuraho umuvumo wose. Yamara kugukuraho umuvumo wose wo mwisi, tuzigisha imivumo itandukanye n'uburyo ivaho n'uburyo yakuweho n'amaraso Yesu Kristo. Aya maraso Yesu Kristo rero adukuraho imivumo yose itandukanye. Abagalatiya 3:13, Abagalatiya 3:13. Aya maraso Yesu Kristo adukuraho imivumo yose itandukanye. Abagalatiya 3:13, Abagalatiya 3:13 handitse ngo kuko yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha w'Aburahamu ugere ku banyamahanga baheshwe na Yesu Kristo kwizera, kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Urabyumvise? Ijambo rivuze ngo ku murongo wa 13 ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Nuba ngo Yesu yagucunguriye kugira ngo ukurweho umuvumo w'ubwoko bwose bw'amategeko, ayo umiryango yawe yishe, ayo ubwawe wishe. Kristo yagucunguriye kugira ngo ukizwe umuvumo w'ubwoko bwose, umuvumo w'ubwoko bwose. Amaraso Yesu Kristo abereho yahanaguye uwo muvumo wose w'ubwoko bwose. Ubwo rero muri uwo muvumo harimo imivumo y'indwara, harimo imivumo. Usomeye Gutegeka kwa 2 igice cya 28 kuva ku murongo wa 15, ubona kuva aho ngaho batangira batondagura imivumo igomba kokama abantu batumvira Imana. Ukabona imivumo itandukanye, imivumo yo guhinga ntiweze, imivumo yo kudashaka, imivumo yo kubyara bakarera abandi, mbega umwana wawe ntumugireho access, n'umugireho uburenganzira akaba yakunanira. Tubona rero imivumo itandukanye. Nushaka kugenda ugenda ubisoma uhera ibya mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 uhera ku 28 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20 ku gice cya 29 hose ni imivumo irimo aho ngaho badetaya. Uzabona imivumo y'ubwoko bwose. Amaraso Yesu Kristo rero yaje gukuraho iyo bivumo yose, kuyizera kandi akayiringira, kuko Yesu Kristo yemeye kumanikwa ku giti, kuko byari byanditswe ngo havumwe umuntu umanitswe ku giti. Rero Yesu Kristo yemeye kumanikwa ku giti cyangwa se ku musaraba kugira ngo ahinduke ikivume ku bwawe, kugira ngo wogire gute uvumurwe. Imana amahoro iguhe umugisha. Bwa nyuma rero byo dusorezaho, twavuze yuko amaraso Yesu Kristo aduhesha uburenganzira bwose bw'umugisha bw'imigisha iva mu ijuru. Dusoza rero Abefeso 1:3, Efeso
Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 3, hanyuma dusenge. Nagerageje kugira ngo iki cyigisho kibe kigufi. Abefeso 1:3 handitswe ngo, Abefeso 1:3 handitswe ngo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhesheje muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube turiho tutariho umugayo imbere yayo. Urumva ko muri Yesu Kristo twamuherewemo. Buriya Yesu Kristo ntabwo amutandukanya n'amaraso yamenetse, kuko yiwe yamenetse, yadapfa ngo amaraso yameneke. Ibi byose ntabwo tuba tubifite. Nuvuga ngo rero sasa muri umwanditse tanyavuga ngo Imana umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Urumva muri Yesu Kristo rero twahaboneye imigisha. Nuvuga ngo twabonye uburenganzira bw'imigisha yose igomba kuva mu ijuru. Imigisha yose iva mu ijuru uyifiteho uburenganzira, ni haki yako kupata baraka kutoka juu mbinguni. Ni haki yako kumiliki baraka zitokazo mbinguni. Ni uburenganzira bwawe kugira ngo ubashe kwegukana imigisha yose iva mu ijuru biciye muri Yesu Kristo no mu maraso ye yavuye. Imana iguha umugisha. Ibi rero iyo migisha yose wumvise umuntu uyiyemerewe, imigisha iva mu ijuru yemerewe yose yo mu ijuru yemerewe n'uwamaze kwizera Yesu Kristo akamwakira mu bugingo bwe. Uwo niwe wemerewe kwakira ku migisha yose iva mu ijuru. N'uwemera amaraso ye akamenya n'agaciro k'amaraso Yesu Kristo yamumenewe. Uwo afite imigisha yose yo mu mwuka yo mu ijuru. Ubaye rero wari urimo uradukurikirana hano kuri Senga Ubohoke utaracira umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ngo wihane ukizwe umwinjize mu buzima bwawe kugira ngo wemererwe iyi migisha yose yo mu ijuru, nuko ugomba kuba wamwinjije mu buzima bwawe kugira ngo ugire bwa budahangarwa igihe marayika murimbuzi aje kurimbura. Uwo marayika murimbuzi ntagukoreho, bigusaba kuba nawe wezera Yesu Kristo, hari amaraso Yesu Kristo akugaragaraho. Ndagusaba rero ubaye udukurikirana utaracira umwami Yesu Kristo, uvuga uti mwami Yesu Kristo nje imbere y'amaso yawe, nkinguye umutima wanjye, nimera ko ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye byose, maraso yawe hanagura ibyaha byanjye byose. Ngwino winjire mu mutima wanjye, ngwino uture mu bugingo bwanjye. Satani n'imirimo yawe yose n'ibyo wankoresheje byose ibyo ndabyanze. Niyeguriye Yesu, nihaye umwami Yesu Kristo. Yesu zube muri nge, nanjye nture muri wowe. Nge nawe mwami Yesu tube umwe. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Nkura mu gitabo cy'abanyamivumo, nyandika mu gitabo cy'abanyamugisha. Uhereye umunsi wa none mbaye umwana wawe, mbaye umwana wawe, mbaye umwana wawe. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Amen, amen, amen. Wowe dukurikiranye rero, Imana iguha umugisha. Wowe wakira umwami Yesu, ubaye utarakira umwami Yesu Kristo ukaba usubiye muri iryo sengesho, Yesu yamaze kwinjira muri wowe. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana bibane nawe. Uwiteka guhanaguraho karande zose biciye mu maraso Yesu Kristo. Uwiteka gucaho ibibazo byose byo mu miryango wibonaho biciye mu maraso Yesu Kristo. Uwiteka agutereka ubudahangarwa biciye mu maraso Yesu Kristo. Uwiteka gukomeze, Uwiteka gukomeze kumubera ubwoko biciye muri Yesu Kristo. Shalom, shalom. Imana amahoro ikugire neza, Imana amahoro igutabare, Imana amahoro ikurengere. Ubaye utarakora subscribe, turagusaba yikore. Nta mafaranga bigutwara, nta mayinite bigutwara, nta n'igihe cya bigutwara, ni mu isegonda uraba ubishoje. Noneho rero ubashe gusangiza abandi ubu butumwa bwiza mu magurupe yanyu mubamo cyangwa mu nshuti zawe. Yesu akugirire neza. Shalom, 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 shalom.